yaho haza gukora gahunda nk'uko biteguwe n'itorero. Hanyuma ndaza gusaba Reverend John Paul anyegere, ndabona ari muri bwinshi. Reka rero tumaze gusenga Imana. Turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bikomeye, ariko ku basoma ijambo ry'Imana ibi ntabwo ari ibintu bitunguye, nubwo iyo bimeze iki gihe cyose twabuze umuntu biba nk'ibitunguranye, ariko ibihe nk'ibi ngibi by'ibyorezo, indwara zidasanzwe, intambara, Bibiliya yarabivuze kuva kera ku bayisomye, ibi nta gishya. Intambara, impuha z'intambara n'ibindi bisa nabyo bigafasha imirimo aha ngaha, abantu bamenye uko waherekeje uwo ari we. Hanyuma nyuma yaho ntabwo dufite umwanya muremure, yakoze cyane bitubwira baza gutanga umwanya mutoya w'ijambo ry'Imana, dukora umuhango wo guherekeza umubyeyi wacu nyuma yaho. Gucura buri mukecuru rero ndashaka kugira ngo mbanze nshime Imana cyane, kuko mu by'ukuri nizera gusenga. Nasabye Imana kandi icyo nayisabye yarakinkoreye. Murabizi hari aho Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Umubwiriza yuko ngo umuntu wabyaye abana 100 akagira abuzukuru 1000 akatunga ibya mirenge, ariko yapfa ntabone umuhamba, ngo bene uwo agatwa n'umwana wavuye mu nda adakuze, kuko yavuye mu isi ajya mu yindi si ayiciyemo atayirebesheje amaso. Rero ababyeyi bari hano murabizi yuko umubyeyi wese impano wamuha kamunyura nuko wabana nawe mu minsi ya nyuma. Turashima Imana mu izina ry'umuryango wanjye, turashima Imana cyane kuko twabigendanyemo neza. Icya kabiri, ndashimira ubuyobozi bw'itorero Anglikani kubera ku nzego zose z'uko ziri ukageza ku mukristo wo hasi. Ndabashimira cyane kuko benshi n'abatarashoboye kungeraho, n'abatarashoboye kugira icyo bakora, ariko mwaransengeraga kuko benshi bari babizi yuko umubyeyi mufite mu rugo iwacu. Turanabashimira cyane bimazeyo kubw'inkunga ifatika mwaduhaye muri uyu muhango wo guherekeza uyu mubyeyi. By'umwihariko ndashaka gushima umuryango witwa Fathers Union. Fathers Union y'i Remera babaye abasare cyane muri iki gikorwa cyo guherekeza uyu mubyeyi. Kubera impamvu turimo namwe nk'uko mbibona, ingabo nyinshi zasigaye inyuma, zari ziteguye kutugwa mu ntege, ariko kubera ibingibi basigaye inyuma. Rero abaje rwose ndabatumiye munshimirire buri muntu wese abo hirya no hino. Reka nshimire nanone itorero Pastori Dorosera Mukamurenzi na nyakubahwa Kidikoni Pastori Z, turakorana i Remera. Abo ni abatabazi, kubera ko uyu mubyeyi nahoze mbwira bagenzi banjye bambaza batese uyu muntu burya yabaga uwo muri Katolika. Ababwira nti rwose n'ikimenyimenyi nuko yambaraga ishapule ebyiri, ariko ngeze hano nasanze hari umurusha kuko iye ni nini cyane hariya. Ariko ubundi ni umuntu, icya mbere cyo nuko kuri uyu musozi niba mbizi neza, Mzee Karuranga ariwe data wacu arabizi, na mushiki wanjye uri hano, sinzi niba mpagaze ariho hitwa Isovu cyangwa Isibagi,
ariko bambwiye yuko kuri uyu musozi niba ari uwo nguwo niho yarerewe, niho yamenyeye ubwenge. Yigira hariya kuri St. Aloys, ndavuga ibijyanye n'ibyo by'itorero. Agera n'aho ahashyingirirwa, yavuye inaha bajya mu Bugande, bakimara gushyingiranwa n'umutware we bashakanye. Hanyuma rero twagerageje ibishoboka kugira ngo duhuze kiliziya y'iwacu na kiliziya ya hano, haburaho gato ngo bikunde, ariko twari twabikoze. N'ikimenyimenyi urwandiko ndarufite rwavuye kuri chapelle iwacu, ndarusigira muzehe arungerezeyo kugira ngo bataza kuvuga yuko twarengereye. Ariko ubundi gusenga Imana imwe, abatabazi baraza kudufasha, kuko icy'ingenzi ni uko baduhumuriza. Uyu mubyeyi rero yitwa Nyiramahoro Leokadiya, ise yitwaga Shamurenzi na nyina yitwaga Munazi, bo mu Buganza hano. Ntaza kuvuga ibyo ntazi neza, bakuru bahari, ubwo sister wanjye araza kongeraho. Rero nk'uko nari mbabwiye, aha niho yavukiye, niho yarerewe kugeza ashatse umugabo, yubatse urugo. Asize, yatubyaye turi abana 7, akaba ari Nyandwi, ariko asize 3. Ntibashoboye rero kuboneka kubera ibi bintu biriho, bari hakurya mu Bugande. Abo bana 7, 5 bashoboye gukura, bagakura bakaba abagore n'abagabo, babyaye abana 21 ari bo buzukuru be. Abuzukuruza ni 60 n'ubuvivi 2, niko bavuga, cyangwa 2. Ni uwo nguwo, ni uko nguko yakoze umurimo we mu gihe cye gikwiriye. Hari ibintu 2 mwibukiraho, kubera ko ndige bucura natangiye kumugara nkiri uruhinja, tangiye kurwara nkiri uruhinja, arakomeza akora ibishoboka byose, ariko bigeze mu myaka 9 nibwo abazi kureba neza kano kaguru kadahina nibwo katangiye kurwara, kararwara cyane, kamara imyaka 15. Ariko iyo myaka 15 yose niwe twari kumwe. Ndibuka umunsi umwe turi kwa muganga, anteruye yashyize ku rubaraza ahantu kugira ngo wanyuze, hari umugabo w'umunyarwanda warebaga ibirari, bose yagendaga asa n'aho areba mu kirere. Niwe wakoraga isuku mu bitaro, yari n'umunyarwanda wacu rwose, bamwitaga Rwamareba. Niba Rwamareba byarakurikizaga indero y'Isimbizi, mu by'ukuri ntabwo yarebaga neza. So yagiye muri wese, ari na Katonga atuka abagore, kuvuga nabi cyane, imyanda yakuyeyo, ishibukira umukecuru. Umukecuru aramubwira ati Rwamareba, nuko bigenje? Ati nibigize? Ati unteye imyanda. Ati mbabarira sinakubonye. Undi nawe ati yewe, ibyo uvuga wenda ni ukuri ntongo. Ariko yarahindukiye arandeba, aravuga ati mwana wanjye, unyeretse byinshi. Yarabimbwiye, nkomezanya gutekereza kuri iryo jambo. Ikindi, muri uko kumugara kose,
harimo n'ubukubaganyi bw'ubwana. Ari umuhanga wo kuhira ibiti, njye wari kapiteni w'ikipe y'umupira Karere mu rugo iwacu, kubera ko ntagiye ku ishuri nk'abandi, njye nasigaraga inyuma, ariko akazi gakomeye kwabaga ari ukubanga imipira. Ariko akaguru bakagakandagira, bakagatoneka, byagera nijoro sinsinzira, akarara areba bityo bityo. Ariko nanone muri uko gukubagana nkamenya no kurira ibiti, nkashaka inkwi, nta giti cyananiraga kurira, nkamusenyera inkwi, nkamuvomera amazi. Ariko iyo umukino wabaga waryoshye, nkajya gukina kimwe muri ibyo kikabura, hari ijambo yakundaga gukoresha, yaravugaga ngo urakabyara mwana wanjye. Naba navomye ikibindi nacyujuje, urakabyara mwana wanjye. Naba nanze kuyavoma yayabuze, urakabyara mwana wanjye. Sinzi abantu bizi indimi uko babyumva, ni umuvumo, ni umugisha, ni iki? kugira ngo ntizinge mu magambo, kuko korona yavanze ibintu. Reka nongere nshimire umuryango wanjye, madamu wanjye ari hano, uri hano. Iwacu twize gufatanya, turavuga tuti rero ubu ngubu amafaranga yacu ni aya mituweli, uyafite ayafashisha undi, atari ukuvuga ngo aravumburaho. Uko arifite urikeneye tukarimuha, uwo munsi niba ari ukuburara tukaburara, ariko uriya tukamutabara. Rero ntabwo navuga ngo uriya mwana cyangwa nyina wa mama wabo hakurya y'amazi magari. Ni muri rusange ndabashimiye byimazeyo, kuko mwabanye nanjye. Numvaga ari nta kintu mama yamburana mu gihe gishoboye gushugurika, kandi Imana yarabikoze. Gushimira cyane n'abana bari hakurya n'abuzukuru benshi, ndabizi itumanaho ryareze, ntibari bubure kubyumva no kubimenya, ariko ndabashimira byimazeyo, kuko nabo babanye nawe igihe kitari gitoya. Reka nsoreze kugushimira RBC baradutabaye, n'ubu turacyari kumwe. Ariko icyo mbashimira cyane ni ukuntu basubiza. Nta muntu n'umwe wigeze ambwira nabi ku matelefone, no kugeza muri aka kanya turavugana banyubaye. Abatelefonaga ku manywa nijoro, hirya no hino, mukambwira neza, bikangwa neza. Rwose mubanshimirira ababatumye. Customer care rwose amanota murayafite, kandi Imana ikomeze kubatabara kuzageza igihe iki cyorezo kizarangirira. Umukecuru nk'uko nababwiye yasize abana, asize abuzukuruza, ariko hari umwana umwe w'umukobwa, umwuzukuru we w'umukobwa niwe yahisemo kazicara ku ntebe ye, ariko kubera ko atashoboye kuza, uriya nyirarume Emmanuel niwe uri gutema ishyamba. Ibihe nibigaruka kagira ibihe byiza, abazaba bahari tuzabereka uwo mwuzukuru wa mama yahisemo kumubera, niba ariko nabyitabaho, uwo yahisemo, icyo yamuhitiyemo ni cyiza. Hanyuma reka ndekeraho, kuko natangiye mvuga hano niba ari Isibagire, niba ari Isovu, ariko icyo nzi ni muri Rwamagana
nta wabinsabye nta n'ikindi kintu kibirimo ariko narabikunze. Naje hano hari umuvandimwe twari duherekeje nsanga hano hantu ndavuga nti ninamutanga nzamuzana iwabo. Nashimishijwe yuko namuzanye iwabo. Ikibazo rero bene wabo benshi bashobora kuba badahari batabimenya ariko ntibapfira gushira ubu barahari, ariko kuri uyu musozi ni iwabo. Murakoze cyane. Hano watubwira abandi bakurikiraho bavuge mu ncamake yo kurondogora nkanjye hanyuma bikomeze gahunda. Mvuga n'izina ry'abuzukuru n'abandi benshi batashoboye kugera aha ngaha, ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga nagira ngo duhe umwanya Muzehe Karuranga nawe agira icyo avuga, hanyuma navaho duhereze na Mukecuru Mariya umwanya, hanyuma nanjye nze kugaruka nsoza. Murakoze. Murakoze. Nshaka kuvuga menshi kandi kuyavuga siko kuyamara. Icyo nkora ni ukushimira. Kuva aho namenye ko uyu mubyeyi yashaje, umuhungu yansabye gukora ibishoboka imihango yo kumusezeraho bikorerwe aho yabatirijwe. Nigeze no kugera ubwonta rwose, cyane cyane nyuma y'ibyabaye muri iki gihugu muri za 60 kugera muri 64. Numvaga hirya no hino bavuga ko abari bakwiye kugira uruhare ngo barengere abantu bafataga intwaro bakajya kwiga. Ibyo ntabitinzeho rero, Pastori Ruzina na Jean Paul, ndagushimira icyizere wangiriye. Byanyeretse ko untekereza nk'umubyeyi nubwo ibyo wasabye ntabikoze. Ndashimira kandi itorero ryawe ryumvise ikibazo ufite bikemera kwitanga bikaguherekeza muri ibi bihe bikomeye. Ndashimira by'umwihariko nk'uko nawe wabikoze RBC. Twari tuzi ko muri ibi bihe n'ingamba zafashwe zo kutava mu rugo i Kigali no kutava mu karere mu tundi turere ari byo bari gukurikiza. Twabigiyeho impaka cyane, nabo nagerageje kwifashisha ngo dukore ibyo wari wansabye. Mwarakoze cyane RBC. Ari mwe muri hano, hari ababatumiye, mbashimiye mbikuye ku mutima. Ariko mbasabe ibi bihe turimo biraterwa n'ikintu cyitwa coronavirus. Nimuhaguruke mushake icyakimara mudategereje akimuhana, kandi nzi neza ko mubishyizemo ubushake byashoboka. Abaturatira inkingo sinzirwanya,
ariko jye aho ndamburiye amaso nkabona ibyabaga muri iki gihugu cyacu, hari abantu nabishinjaga bo tudasuruka, biza kugera ubwo mbajyamo kwiga, noneho ndushaho kubibona kuko nari mbarimo. Simpakanye ibyo bakora, hari n'ababikorana umutima mwiza, ariko kandi mu Kinyarwanda baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Nta cyiza bakora ngo bazakitugezeho kitabanje iwabo. Bivuge rero ko bigomba gufata igihe kirekire kugira ngo bitugereho. None se nidutegereza izo ngingo ntabwo bizatubera nk'igihe badutegeka gukora amatora bakemera ihunga, igihe cy'amatora cyagera bakagarama. Nimushyiremo akanyabugabo, namwe mukora ubushakashatsi muzi ubwenge. Hari ibyo baberetse, nimwungureho mwiyereke ibyo batashatse kubereka. Turwanye iki cyorezo kive mu nzira, atari uguhera mu nzu, atari uguhera mu karere. Pasitori rero nongeye kugushimira, nshimiye namwe mwese muri hano. Ibi ni ibyerekana urukundo mu bantu, uretse n'ibyo tubwirwa n'amadini. Nicyo kintu cyangombwa kugira ngo abantu bashobore kubaho neza mu busabane. Aha niho ubonera inshuti n'umwanzi. Kera ho iyo wagiraga amakuba, abo bombi barahagaragaraga. Hari ababaga bazanywe n'umubabaro, hari n'abandi bazanwaga no kuza gukina ku mubyimba. Ubu rero siko biri. Abo ubona aha ni abakunzi bawe. Sinifuje kubabwira ngo tuzabagerera mu kebo mwatugereyemo, ariko mumenye ko turi kumwe 200% niba ariko nabivuga. Murakoze cyane. Murakoze. Mbega ndavuga ubuzima bwa mukecuru n'ubusheri bwe uko twabanye, uko yambyaye. Mukecuru ni murumuna wa mama, mama akaba ari jye bucura bwe, n'uyu mukecuru nkaba ari bucura bwe. Yavuye Uganda ageze mu Rwanda, ubwo pasiteri yaramuzanye kumuvuza uburwayi yari arwaye bw'amaso. Yarahageze aramubwira ati mubaze munshakire bucura bwa mwene mama. Mariya ndamushaka. Ntabwo byajuyaje, iryo jambo ryatinze kongeraho. Nanjye nahise musanga nyine mu rugo kwa pasiteri. Umukecuru ndaraye turaganiriye, ndamushokoje, imvi ndarebye, ndamwigaraguyeho kubera ko tutakunze kubana, yabaye Uganda. Natwe n'ahangaha twari kumwe na mama mu Rwanda, ariko imibereho ye kugira ngo nyimenye yajyaga aza kudusura.
ubwo umukecuru akaza akadusura yageze igihe akongera agataha. ubwo nanejejwe n'uko yageze mu Rwanda akambaririza kugeza igihe amboneye ndishimye. Umukecuru arongera asubirayo amaze koroherwa uburwayi yari arwaye. Umukecuru amaze kugerayo nanjye ntabwo byatinze, nacaniriye pasiteri ndashaka kujya kureba mama. ubwo pasiteri yakoresheje uko ashoboye, twafashe urugendo turagenda tujya Masaka. ndagenda mpasanga abavandimwe, abahasigaye nsanga n'undi nawe amaze kumucika bazina banjye, ntabwo twabashije kubonana, ariko abo nasanze baranyakiriye nk'umuryango, numva ndanezerewe ndishima cyane. turagaruka na pasiteri, tumaze kugera mu rugo, ubwo hashize igihe ntabwo yaje kugira ngo mugereho musuhuze. dukomeje kubana gutyo, duhanye ubuzima na pasiteri muri telefone, buri gihe nawe nshatse kujya kubasura nkamubwira nti nzaza, ariko ku buryo umukecuru yari ageze igihe atakimenya n'uwo wese. ariko ntabwo byanciye intege ko atamenya, nafataga itike nkagenda nkamwegera, nkamuhungura, nkamukora mu mutwe, nkamurambura intoki, nkamurambura amaguru, nkamwambika n'inyakurya, mbega by'urukundo rw'umwana n'umubyeyi. ariko ntabwo yamenyaga ko nahageze. ubwo ariko ntibyanjye ntajya mbwira pasiteri umuntu yibereye muri paradiso ye, umuntu yageze aho Imana yamuteganyirije ko azaba aruhukira. none reka dutegereze itariki ye, kandi tubona ari muzima nta n'icyo arwaye rwose. ntacyo yari arwaye umukecuru, yaravugaga yirirwaga aragiye inka, akirirwa najyanye umwana avuga ati suriya mukecuru izo nka zavuye. ni uburwayi bwaje mu muntu, ntabwo namenye izo nk'iyo yazikuye, akirirwa muri ibyo. ejo bundi rero pasiteri naje gutungurwa nuko yampamagaye ambwira ko umuntu ashizemo umwuka. ndamubaza se pasiteri ati ubu turi kwa muganga i Karongi, ese mwamujyanye gute na gute, mwamenye muvuza umuntu gute utavuga? ati yatubwiye ko arwaye umubiri wose, ababara umubiri wose. ariko namwe murabasazi, ubwo mukumva ko umuntu umeze kuriya yababwira ibintu mukabyemeza? ati se twakora, ati ubu niho turi rero, ati ubwo ngubwo, ati mbega ubutabazi bwadutabaye buramupima, batubwira ko tumusubiza mu rugo, ariko tukomeza kumuba hafi, byakomera tukabahamagara. ubwo nk'uko byakomeje gutyo nyine, bigeze ku munsi wa kabiri nibwo yambwiye ati byarangiye ashizemo umwuka. Imana imwakire mubaye imperuko ridashira. ubwo twakomeje kuvugana na pasiteri, tuvugana iby'ishyingura, ariko nta mwuka mfite, maze iminsi ndwaye, iba ari we narwaye simbizi. ubwo ndavugana, ariko mu bintu byose bimbabaje aratashye. iyo yaratashye abana be bamukikije bamuherekeje. reba Uganda ntihari, natwe ubwacu ntitubonetse, ntabwo ari ukungana, ariko abana ntabwo babashije kuza. bavugaga ati basi ihangane tugushakire tike, nubwo bitoroshye bwose, ariko wowe ni wowe ngombwa ugomba kuhagera. abana bakoze ibishoboka, nanjye ndavuga nti ubu Imana iragumya nanjye ndinde, nta kibi kiri buhindukeho, ariko niherekereze umubyeyi. ubwo rero abavandimwe twamuherekeje, ubwo mbega mu nda mu muryango w'iwabo kwa mama na mama wacu, niwe nari nsigaranye, niwe mubyeyi nari nsigaranye. ubwo cyokora simvuga ngo ndacitse mbaye incike, kuko ansigiye abana n'abavandimwe, tuzakomeza tubane. ubwo mu buzukuru ba mukuru we hashoboye kuboneka abana babiri, abandi nabo kubera ibi bibazo murabibona. ubwo rero nkaba nshima iri torero ryadufashije kumuherekeza, nkaba mfasha
yamuteguye ikamudufasha kumudutegurira, akenshi wenda bamwe ntitwanabishoboraga ariko yatubaye hafi. Nkaba nongeye kwihanganisha musaza wanjye Pasiteri ubutwari yagize, ishyaka ry'ubutwari yagize ku mubyeyi wacu. Imana izamuha imigisha, azasazane amata meza umutwe yamusigiye. Murakoze. ubwe mu mwanya w'abuzukuru, ku ruhande rwa papa turi abana 5, ni njye njyenyine ushoboye kuba nkari ubu ngubu, ahanini ni ukubera ibibazo bya covid. Ibyo tuzi kuri Jajja, niko tumwita, ni ibyo muziho, ndumva ari nabyo n'abandi tuvukana bamuziho. Bwa mbere tumumenya Jajja, uko mbyibuka jyewe ahari abandutaho bashobora kuba bo baramubonye mbere, ariko nibuka ko bwa mbere mumenya hari nko mu 2000 gutyo bitangira, aza mu Rwanda, adusanga mu Rwanda avuye mu Bugande, nk'uko papa yavuze ko ariho yabaye igihe kinini. Ndibuka mubona icyo gihe twarabanye, twarabana cyane. Ibintu mwibukiraho nyine ni uko nk'abana twebwe yaratunezezaga, kubera yuko uko yabonaga ibintu, uko yavugaga ibintu, twe twabonaga ari ibintu bishimishije kuri twe nyine nk'abana bato, twumva ni byiza kugira nyogokuru wawe. Ikindi nibuka ko yari nk'umukiza wacu. Iyo papa twabaga twarakaranyije, Jajja akabyumva, ubwo nyine papa yarorohaga ko Jajja yarazaga agashyiramo inkuru, akamwibutsa nawe ukuntu yari umwana, ukuntu ibyo dukora nawe yabinyuzemo, ubwo nyine tukumva Jajja akabaho, uwo mugoroba ukarangira neza gutyo gutyo. Hanyuma ariko kuko ubuzima butari bworoshye, Jajja yaje kongera asubira i Bugande ho gato, papa akomeza kumukurikirana, n'abandi bavandimwe nyine bariyo bakomeza kumwitaho. Ndashima Imana ko nubwo kubera gahunda nyinshi twabaga dufite hataburaga uko twamugeragaho, ndashima Imana ko ngira ngo 2015 iyo atari na 6 nashoboye kumugeraho i Bugande, musuraho iminsi mike, yari agikomeye rwose, ubona ameze neza. Nanone byongera kunyibutsa ibihe nyine twagiranye akiri mu Rwanda. Binyibutsa nanone nyine ko kugira nyogokuru wawe ari umugisha, nabyo mbishimira Imana. Hanyuma ndibuka ko papa kuva kera tukiri abana tutarasobanukirwa ibyo ari byo, yahoraga avuga ati ndashaka kuzana Jajja, ndashaka kuzana Jajja, akamba hafi tukabana hano. Byari ibihe bigoye, ariko muri rusange ndashima Imana ko amaherezo byaje gukunda, Imana ica inzira, aza kugaruka muri iyi minsi ye ya nyuma, turabana. Abenshi ntibari bahari, ariko byibura uko twagendaga dusimburana, buri umwe yagendaga amubona. Hanyuma ndashima Imana ko muri iki gihe nyine mu minsi ye ya nyuma ajya kwitaba Imana, byibura nari mpari mu cyimbo cy'abandi, tukaba tubashije kumwerekeza. Ni byiza kubaho, ariko nanone ahari umuntu ananiwe, yarabayeho ubuzima, mu Cyongereza bavuga ngo ni full life, ubuzima bwuzuye, yararambye. Ahari na byiza ko aruhuka, cyane cyane ko atari akagezaho ababazwa n'umubiri bikabije. Nibwira yuko ari ibyo gushimira Imana ko yagiye atarababazwa cyane, kandi mu by'ukuri twamwifurizaga kuruhuka, nubwo byakabaye byiza ko tugumana nawe. Rero ndashimira Imana ko yadushoboje mu kutahaba kwacu, ko buri umwe wese yagiye akora uko ashoboye,
ndashima Imana nanone ko yemereye papa ayo mahirwe yo kuba mama we yamusaza iruhande, akaba yarashoboye kugira kumukorera ibyo yifuje byose kuba yamukorera. Ubwo rero mwakoze abandi ibindi papa yabivuze, gushimira RBC, gushimira inshuti n'abavandimwe, murakoze cyane. Ubwo nibwo butumwa bwanjye ndetse n'abandi abavandimwe banjye yajya twamukundaga, yatunezezaga. Imana ishimwe ko yamuruhuye neza. Murakoze. Kansubize papa ijambo, hari abantu bagira ngo ashimire. barakomeza kutwihanganira nubwo bitaboroheye nabo. Igihe dufite hano cyagombye kuba kigufi bishoboka, ariko natwe biratunanira kurekurana uko bikwiriye. Ntari nasubiza ubuyobozi bw'itorero kugira ngo badufashe, nashakaga kugira ngo mbanze nsaba imbabazi abaturanyi banjye bose, umudugudu dutuyemo baduhetse mu mugongo, sinabona uko mbivuga. Kandi hari abahagarariye hano kubera ibisabwa, bicaye kure hirya, ariko hari abaduhagarariye mu mudugudu w'iwacu, harimo n'umushingantahe uncumbikiye, kandi noneho si no kuncumbikira gusa, niwe wampaye imodoka yazanye bano bantu. Nshimire nari nashimiye abapasitori bagenzi banjye muri diyosezi ndetse no muri provinsi, kuko nubwo mu itorero Anglikani nubwo bari kure cyane, ariko hari ukuntu duhura. Ndabashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Ntabwo nshimye uko bikwiriye, ariko ku mutima ndishimye. Imana ikomeze kuduha umugisha muri ibi bihe pastori, mwakomeze. Ubwitange bukomeye, igihe cy'ubwoba, igihe umuntu atabona uburyo agisobanura. Natangiye mvuga ngo covid ntabwo ari urupfu, covid ni indwara. Noneho nanjye nshimire RBC cyangwa se abantu b'abaganga, Imana ibahe umugisha. Buriya ni abakozi b'Imana, umurimo Imana yabahaye ujye muwukora neza. Nabonye abaganga bari aha ngaha, ni ukuri buriya baganga, uyu murimo Imana yabahaye muwukore neza. Mudufashe, mukomeze mudufashe gutinda gupfa, ko buriya mudufasha kugira ngo tubashe kwitegura. Imana ibahera umugisha. Gusa tujye tuzirikana yuko isi ntabwo ari iwacu. Nubwo turi mu bihe bya covid ariyo duhanze amaso cyane, ariko muri ibi bihe bya covid ishyinguye abantu benshi batishwe na covid. Bivuze ngo tugomba kuba maso mu buryo bwose, mu buryo bwo kwirinda covid, tukayirinda cyane nk'uko amabwiriza batubwira, tukagerageza kuyubahiriza. Ariko nanone tukibuka ko bishobora kuba ari covid, bishobora kuba atari covid, ariko igihe kizagera tuve kuri iyi si gusa, ntabwo ari iwacu. Ikimenyimenyi cy'uko isi atari iwacu ni uko twese abari aha ngaha twambaye udupfukamunwa. Kuba wambaye agapfukamunwa ni ikimenyetso kivuga yuko isi atari iwacu. Iki ni ikimenyetso kivuga ngo tuzapfa, ariko ijambo ry'Imana na Yesu ubwe yarabyivugiye ngo hahirwa, Yohana yarabyanditse aravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Haleluya.
Pasiteri dusenga Imana gusengere hanyuma utubwire ijambo rigufiya hanyuma duherekeze umubyeyi wacu kandi ni ukuri dufite ishimwe rikomeye cyane Imana yaramurinze imyaka 104 yamunyuze mu ntambara nyinshi. Mana warakoze, turagushimye Mana, uyu mwanya uciriye bugufi. Abantu mwami n'ibihe bafite ubwoba, dufite ubwoba, ariko Uwiteka Imana yacu ndagusabye ngo igicu cy'umwuka wera gituma amaso yacu abasha kureba kure cyane nyuma y'urupfu, tureba mu maso yacu. Igicu cy'umwuka wera gituma tubasha kugira umutima wo gutinya, tugatinya covid ariko tugatinya n'urupfu rw'iteka. Icyo gicu gitwikire kibe hagati muri twebwe. Iyi mwanya utugire neza, umwana wawe agiye kuvuga, ndagusabye kugira ngo umuhe icyo kuvuga kidufasha twese ko turi ahangaha mwami, abakuru n'abatoya, mu gihe nk'iki mwami dusa nk'ababuze ibyiringiro. Akoze mubyo gusema dusenze, sabe twizeye Imana dushobora byose mu izina rya Yesu, amen. amen. Ijambo rikoreshwa ariko usanga ibyo bahisemo ari byo by'agaciro kuvuga ngo abantu wese mwihangane. Nitwa Dorothea Mukamurenzi, amazina yanjye bari bayavuze. Uyu ni umunsi uri buze gukoresha ijambo nishimiye ko mbonye umwanya wo guherekeza mu itorero kazi. Nkimara kumenya ko bitabarutse, nabwiye ko twari kumwe, mbivuga mbabaye, ntibabyakira nk'umubabaro. Naravuze ngo mu gihe cyaguma mu rugo, kuko urupfu rutaguma mu rugo nta babyeyi rugira, nta mutegetsi ubigenga, ko ikigo rutaguma mu rugo, abacu batabaruka tubona ko tubaherekeza. Birashoboka ko nawe ubyumvise nk'uko babyumvise, mbona ntibanyitayeho, ariko nari mbabaye. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza Imana impaye kuba ndi kumwe n'umuryango, aba bishimira Imana. Nari umwe mu banyabwoba batinya cyane urupfu. Papa abuze uko anyigisha kwizera, ambwira ijambo rikomeye, nanjye ndibuze gushingiraho uyu munsi ngo mpumurize abana, inshuti n'umuryango kuri uyu munsi wo gutabaruka kwa Rokati. Papa iyo yanyitegerezaga umunsi w'urupfu, ntabwo yambonaga nk'umukobwa ushobora kumubera intwari, ahubwo yantekerezaga nk'umuntu wakabwa cyane atagira n'aho atuma. Aza kumbwira muri bimwe nakundaga imodoka. Iyo yatangiraga inkuru ivuga imodoka n'abayumvaga cyane, arambwira ati hari hariho umugabo n'umugore bafite abana, kandi uwo mugabo yakundaga umuryango we cyane. Umunsi umwe yifuza gusohokana nabo, hanyuma muri urwo rugendo umugore atindaho gato, ariko umugabo abwira abana ngo binjire mu modoka. Bakinjira kubera impumuro y'amavuta bisize n'urwicuruza gusaba rifute, rwinjiramo. Rumaze kwinjiramo, umugore aho yinjiriye kubera umujinya yuko umugore yatinze, umugabo ahita yatsa imodoka. Ntabwo tubiga abana zari zakaza, narihuse cyane shyira mu byibiri. Mu gihe yatsaga imodoka ye yihuta, uruyuki rutangira kugira ikibazo, rwumva ruri mu nzu idasanzwe. Mu mutima ntabwo hajyamo ibintu bihinda byihuta, rutangira narwo gushaka inzira yo gutaha. Ruyibuze rwataka abana, hanyuma rutangiye gufata abana barataka. Isabuze uko abigenza, yari gufata feri mu byibiri, namwe abatwara imodoka murabizi. Hanyuma aravuga ati ibyo ari byose nimfata feri ndagunga. Agira gutya ikiganza cy'iburyo, rwa ruyuki rujyamo, ararufungirana, ruramurumye. Rumurumye kuko atari burwice, ararurekura. Abana bongeye kurubona barataka. Batatse abereka mu kiganza ati burya uruyuki rujya rimwe gusa, urubori rwasigaye hehe? Mu kiganza. Numva papa ndamukunze cyane, ambwira inkuru nziza. Arangije arambwira ati soma ibyanditswe rero. Yesu ashimwe. Uwo munsi ndababwira ko aribwo nabaye umuntu mukuru
usobanutse menya neza. Ndashaka kuvuga ku nkuru y'urusha urupfu ububasha. Yesu ashimwe. Urusha urupfu ububasha. Nibyo koko kovide ni indwara, ntabwo ari urupfu, ariko urupfu iyo ruje rubabaza. Aya magambo yambereye inkomezi, ndagira ngo bene data nshuti, bana bari mu kazi, aya magambo ababere inkomezi. Burya Kristo kuza akemera kubanga, yagira ngo afate urubori rw'icyaha. Cyatubabazaga ni ugupfa abantu bakarimbuka, none urupfu yaruhinduye irembo ry'ijuru. Gutabaruka kw'abacu rero, hari ibyiringiro ko tuzongera kubabona bambaye undi mubiri, tukaganira, abana bakongera guteta, abuzukuru bakongera kuvuga ngo harakabaho jyajya iyo twakoze amakosa yoroshya icyaha. Uwiteka wemeye gutanga umwana we w'ikinege ngo aducungure, ubu niwe wakira abacu kandi akabashyira heza aho tuzongera kubona. Dawidi yanditse amagambo akomeye muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12, yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma ducunga imitima y'ubwenge. Ubuzima butarimo ubwenge burazima, ariko ubuzima burimo ubwenge hazamo kurama no kubona ubugingo buhoraho. Nshuti rero, abakiri muri ubu buzima mwitegure. Nigeze kugira ingorane, mpura n'umwe mu bahanuzi aranyegera, njye nkunda gutega amatwi. Mu gihe nari muteze amatwi, arambwira ngo Imana ikuyeho urupfu. Ndahindukira ndamubwira ngo urampemukiye, niba kuko ari Imana muvuganye, ibwire ruteguke, kuko uyu mwaka niwo mwaka mfitemo amahirwe yo kwitegura. Hari igihe bakubwira ngo urupfu ruvuye, ariko burya baba bakubeshya. Icyatumye nemera ko mbeshya nuko nyuma y'iminsi mike yaje arambwira ngo ibyo nakubwiye byarasohoye nk'amafaranga. Ndamubwira ngo oya, mu byo nasezeranye guhanurirwa icyo nticyari kirimo. Gupfa ni iwabo wa twese, akaga n'amakuba ni ugupfa utaramenye wonesheje urupfu. Iyo wamenye wonesheje urupfu, ujya mu biganza bye, ukaba mu mahoro, ukaba mu mudendezo, kandi ukazabona n'ubugingo buhoraho. Mbifurije rero muri iki gihe gukomera no kwiringira uwanesheje. Naramubonye, iyo ababyeyi badahari warakaba, iyo inshuti zidahari we ntadutererana. Mukomere rero kandi muzakomeze n'abandi. Reka dusenge. Turagushimye Imana yacu. Umuhinzi wese uhinga yitegereza ibyo yahinze kugira ngo asarure iyo byeze. Ni wowe usarura aho wabibye, ko mwene muntu niwe washimye ko aba mu ishusho yawe. Umurimo wose uduteganyiriza uwo dushobora gukora igihe cyacu iyo kigeze turataha. Niyo mpamvu tukwinginze ngo utwemerere ubane n'uyu muryango kandi uwukomeze, dore ko gutandukana n'abacu bidusigira ingaruka nyinshi. Iyo tubakumbuye tugira agahinda tukigunga. Niyo mpamvu twinginze ngo uhare ukomeze kuturemamo ibyiringiro. Urakoze Uwiteka, tugire neza kandi uduhaze neza yawe mu izina rya Yesu, amen. kandi ntawe tukiriho twese turi hagati y'urupfu, twahongera kuri byo kudukiza atari wowe Nyagasani, nubwo ufite impamvu nyinshi zo kurakara ibyaha byacu. Ariko Mwami Imana yera rwose, Nyagasani urusha bose imbaraga, Mukiza wera w'imbabazi nyinshi, ntuduhane mu buribwe bwinshi ku rupfu w'iteka ryose. Nyagasani uzi ibishwe mu mitima yacu, ntiwice amatwi yawe y'imbabazi ngo ye kumva ibidusaba, ahubwo tubabarire. Mwami wera cyane, Umukiza wera umunyembabazi, umucamanza mwiza uhoraho, natwe igihe cyacu cyo gupfa ntigisohora, ntuzakunde ko dutandukanwa nawe mu buribwe bw'urupfu. Kabasabe bene data badufasha imirimo y'ahangaha, bamanure umubiri hanyuma dukomeze. Imana
Icyo gitumye dushyira umubiri we mu butaka, itaka mu itaka, ivu mu ivu, umukungugu mu mukungugu. Dufite ibyiringiro tudashidikanya ko tuzazuka tugahabwa ubugingo buhoraho, tubuhabwa na Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wacu ugayitse, akawushushanya n'umubiri ufite ubwiza, kuko afite imbaraga zo kwigandura byose. Yohana yarabyanditse neza mu gice cya 14, igice cya 13 umurongo wa 14, agira ati, numvise ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfapfira umwami wacu. Kandi umwuka nawe aravuga ati, kuko baruhuka imihati yabo, kandi imirimo yabo ikajyana nayo yaherekeje. Nyagasani utugirire imbabazi, Kristo utugirire imbabazi, Data wa twese, Data wa twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ukunda bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Biduhe none ifunguro nk'uko bukeye, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira bitugirira, ntudane mu bikoshya, ahubwo dukize ububi. Amen. Tukasabe pasiteri akomeze nanone atwibutsa amagambo ajyanye n'uyu munsi uyu muhango. uzi yuko aho uri hariho imyuka y'abavuye ino bafite bari mu mwami wacu ari biri kandi ari bazima, kandi duhamya yuko abakwizeye nibamara gutabarwa bagaturwa umutwaro w'uyu mubiri babana nawe bashima. Nuko turagushimira ko ushatse gukiza mwene data Leokadi uyu mubabaro wo muri iyi si irimo ibyaha, kandi turakwinginga kwemerana imbabazi zawe nyinshi rwose kw'intore zawe no gutebukiriza ubwami bwawe, kugira ngo nitugera mu bwiza bwawe budashira uzasangire n'abapfuye bizera by'ukuri izina ryawe ryera n'umunezero usohoye w'umubiri n'ubugingo, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana y'imbabazi, Mana y'ibambe, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira yuko ari wowe kuzuka n'ubugingo, kandi yuko ukwizera wese naho yaba yarapfuye azabaho, ntazongera gupfa iteka ryose. Kandi Mana, turagushimira yuko watwigishije mu ijwi ry'intumwa yawe Pawulo wera kutababazwa n'abasinziriye muri Yesu Kristo badafite ibyiringiro. None Data wa twese turakwinginze kandi turakwingingira kutuzura mu rupfu nirwo byaha, tugere mu bugingo bwo gukiranuka, kuduha ibyo kugira ngo nituva muri ubu bugingo tuzaruhukire mu mwami Yesu, nk'uko twiringiye yuko umubyeyi wacu Leokadi yaruhutse, no kugira ngo ubwo abantu bose bazazuka ku munsi w'imperuka tuzemeranye nawe, duhabwe umugisha umwana wawe ukundwa cyane azaha abagukunda akakubaha bose, ati nimuze abo data yahaye umugisha, murabwe ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kurema kw'isi. Data wa twese imbabazi nyinshi turakwinginze wibwirwe kwa Yesu Kristo umuhuza kandi umurengezi wacu. Amen. Reka twemerere abafite inshingano Kaji
twatangiranye igihunga kuko mwabibonaga, ariko n'ubundi ni byinshi biba byapfuye twacurikiranyije, ariko reka ndase ku ntego. Umwana ntabwo nyirakuru nk'uko umuco wabigenzaga, umuryango umugeneye inka, igihe nikigera amaze kwitunganya iyo nka tuzayimugezaho. Ikindi, abantu mwese mwaduherekeje mwese, abicaye hirya no hino, namwe mwa abakozi mwe, abakozi ba hano twese tuzamukane hariya tujye kuruhukira munsi y'igiti dukomeze tuganire, kandi urusheho kuba iruhande rwabo be guheranwa n'agahinda. Turabasengera cyane natwe twiyibuka yuko dukwiriye kumenya yuko aho Mana y'icyubahiro umukecuru wacu agiye natwe niho dusiganye, nk'uko indirimbo ya 400 ibivuga. Turagusaba rero kugira ngo turusheho kwihanganisha umuryango, tubwirane ibyururutse umutima, kuko turi abakristo. Mana y'icyubahiro, tugomba gutekereza no kwibaza uru rugendo kuko ni rurerure. Ibihe rero ni ibihe byabyo, nk'uko umubwiriza yavuze. Umukecuru igihe cyari kigeze cyo kugira ngo umusarure, kandi kumusarura kwawe wari wabiteguye, kuko tumenye iminsi tumaze ntitumenye iyo dushigaje. Turagusaba no kugira ngo iruhuko ridashira, kandi urusheho kuguma urinda Mana y'icyubahiro abasigaye bose, ubagirire neza, ubaha umugisha. Amahoro Imana itanga bitari umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mubashe kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, uwo mugisha ubane n'umuryango w'umukozi wawe Jacob, uwo mugisha ubane nabo bazanye, uwo mugisha ubane n'itorero ryacu uhereye kugeza iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze Imana ibahe. Amen. Nahageze itariki yanjye itabaza bataha rero. Ubu rero ni ukuvuga ngo bakavukire hano nibo baza ayo makuru, ariko sovu nasibagire ejo bundi nasuye itorero shingiro rya hariya hakurya, barambwira ngo nahasubira ibi. Mwarimu ni umunyakabura. Mwarimu rero arabizi naza bisobanuye neza, kuko niwe naje akagari kasibagire. akagari Kasibagire. umudugudu wa Miyange. nshobora kuba nkandagiye ku bituro bya ba sogokuru na ba sogokuruza. ngo igihe ni ubutunzi, time is money. Nubwo waba umunsi mukuru wo kuruhuka cyangwa kwizihiza ibirori by'ubutwari bw'igihugu cyacu, ariko hari n'abashoboraga kuba bari mu rugo baruhutse cyangwa bagakora ibirori, ariko kuba bwigunge, abavuye i Kigali, hari n'abavuye hirya ya Kanumba aho dutuye, bavuye Nyamirambo n'ahandi. Inshuti bavandimwe turabashimiye cyane. Nanone dufite umuntu wasize amateka witwaga Amini, ngo yagiye gushingira kwiri w'Ubwongereza, sinzi niba yari yamusuye, aramubwira ngo nanjye nzakwitura, ariko ubu yabivuze mu Cyongereza cy'igicurikiranize, yasaga nk'aho avuga ati tuzabonana, nanjye nzakwereka icyo ngicyo. Rero nanjye n'umuryango wanjye niteguye gutabara mu byiza no mu bibi uko Imana izaducuza, kandi nsengera abafite ababyeyi bari hejuru y'imyaka 65 bose mwihangane, mubasindarize kuzageza ku munota wawe, kuko ibintu ni bibiri.
ubuzima bunyura mu buzima bubiri, ni ubwana n'ubusore. Ariko ubwana bukagaruka, ugatangira ugakambakamba, ugatangira ukavuga nk'uruhinja, ugatangira ukarya nk'uruhinja, cyangwa ukagira n'aho babutamika. Rero nishimiye mu by'ukuri, kandi hari abavandimwe, hari inshuti bose bampaye amanota, nayakiriye nivuye inyuma kuko ntacyo nishinja, abana banjye ntacyo bashinja, madamu ntacyo gushinja, barakoze n'abari hakurya muri Uganda bakoze ibishoboka byose. Ariko hari ababareka bakabajugunya iyo bakabajugunya abandi. Imana ntiturinze ibyo bintu. Ugafite nyamuneka gafate neza, uritegereza. Murakoze, murakarama. Ubu ngubu kubera ko imodoka zidutwara mu buryo butandukanye, mugire urugendo rwiza, mutahe amahoro, tuzongera tubonane Imana nibishaka. Ariko tugasaba abana n'abuzukuru muze twifotoze agafoto k'urwibutso. Murakoze cyane. Turagushimiye, turaguhimbaza Uwiteka Mana yacu, turagushimiye uburyo wabaye natwe byatubayeho byose, wabaye umuhanda wacu maze tukabitugirira neza kugeza kuri iyo saha. Twese turahura amahoro, izina ryawe nishimye. Dushobora rero kugirira neza abagiye kujya umwanya w'icyubahiro mu modoka. Turabasengeye kugira ngo urusheho kubaremera kujya inyuma bari impanuka n'igisa nayo, kandi umwanya w'icyubahiro turagusaba kugira ngo urusheho kubana n'itorero ryawe. Ukomeze umuryango wa Reverend Jacob, ugumye ubagirire neza, ubihanganishe. Turabihanganishije kugira ngo bakomeze bagire imbaraga, ariko barusheho kugumya bayoborwa n'umwuka wera, kuko uwo mwuka niwo uduha imbaraga n'udushoboza. Mana y'icyubahiro, turabasengeye kugira ngo uwo mwuka arusheho kubayobora no kwitwara neza. Ubiteho rero, ubafashe, kandi urusheho kubana n'ababo, ubane n'ibyabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubiteho ibihe byose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.